Shalom. Uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Turacyakomeje inkuru ivuga ngo Yesu Kristo uwo ari we mu by'ukuri. Uyu munsi ndatangira n'ikibazo kivuga ngo ese Yesu Kristo ni Imana koko? Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ibyo Yesu Kristo akora bikorwa n'Imana gusa. Yesu Kristo ni umuremyi. Ibintu byose niwe wabiremye kandi nta cyaremwe kitararemwe nawe. Ibyo rero bitwereka ko ari Imana kuko Imana niyo irema. Reka nkoresha imirongo ya Bibiliya turarushaho kubisobanukirwa. Igitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo ukomeje ugasoma iki gice bakwereka ukuntu Imana yagiye irema ibintu byose. Ukuntu yaremye isi n'ijuru, ikarema inyamaswa, ikarema ubutaka, ikarema itandukanye inyanja, ikarema amanywa n'ijoro, byose babisobanura muri iki gice. Yesaya ibice 44 umurongo wa 24. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati Uwiteka ni njye waremye byose, mbamba ijuru njyenyine ndambura isi. Hari uwo twari kumwe? Imana rero yaremye iri yonyine, nta muntu n'umwe bigeze bafatanya, Imana yaremye yonyine. Hano iravuga ngo Uwiteka ni njye waremye byose, mbamba ijuru njyenyine ndambura isi. Ngo hari uwo twari kumwe? Yesaya ibice 42 umurongo wa 8. Ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariharira ibishushanyo bibajwe. Hano ntabwo Imana isangiye icyubahiro n'undi ari we wese. Imana niyo iri hejuru ya byose, Imana niyo yaremye byose, ubuzima buturuka kuri yo, ntabwo icyubahiro cyayo izagiha undi muntu. Noneho tugiye kureba imirongo ivuga ko Yesu ari we waremye byose kandi nta cyaremwe na kimwe atari we ukiremye. N'Imana ubwayo muri Bibiliya ibwira umwana wayo ngo niwe waremye. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 10. Ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatizo rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe, niwe waremye. Hano nanone ko Imana ubwayo irimo ibwira umwana wayo ngo uri Uwiteka, ngo niwe washyizeho urufatizo rw'isi, ngo n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Yohani igice cya mbere umurongo wa 3. Ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohani igice cya mbere umurongo wa 10. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Kandi nibyo koko abantu benshi ntabwo bamumenye, none ubu baracyamujijinganya. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru, ari byo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi, byose niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Urumva ko rero Imana nyine niyo yaremye ibintu byose kandi irabyiremera, kuko ntabwo Imana isangira icyubahiro n'undi ari we wese. Yesu Kristo ni umukiza w'abari mu isi. Kuba nta cyaremwe kitaremwe nawe bivuze ko iyo hageze icyangirika n'ubundi niwe ufite ubushobozi bwo kuza kugisana. Ni nka kwa kundi urebe nawe ibintu wakoze ubwawe, iyo gipfuye ko kubuza ukuntu wagikoze uhita wongera ukagisana. Ari nayo mpamvu rero yaje mu isi gusana ibiremwa yaremye. Niyo mpamvu yaje kudukiza icyaha, kuko icyaha kiratwangiza. Kuko ari we waturemye niwe uzi aho twangiritse n'ushobora kudukiza icyaha. Yesaya ibice 43 umurongo wa 11. Ngo njye ubwanjye ni njye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Urumva ko Uwiteka nyine Imana ari yo mukiza yonyine, kandi nta wundi mukiza uretse yo yonyine. Yohani igice cya mbere umurongo wa 29. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Urumva ko agakiza kava ku Mana nyine, kava mu izina rye. Luka ibice 24 umurongo wa 45 kugeza kwa 47. Ngo nuko maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye Yerusalemu. Urumva ko mu izina rye harimo agakiza, kandi Imana yavuze ko ariyo mukiza yonyine.
Yohana ibice 14:6 ngo Yesu arababwira ati ninjye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ni nkaho yakavuga ngo ni njyewe ukiza njyenyine, utazanyemera ntazakizwa. Yesu Kristo kuko ari we waremye nk'uko tubibonye hejuru, ni nawe uzaza kurangiza isi, niwe uzaza gucira imanza isi azanye n'abamarayika be. Ibyahishuwe ibice 20:11-12 ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyiyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Ubwo nyine ari kuvuga Imana. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Iyi rero ni Imana bavugaga nyine ahayo, bahunga mu maso hayo. Iyi ni Imana barimo kuvuga. Aha rero noneho Yesu Kristo nk'umwana w'umuntu, niko akunda kwiyita, agiye kudusobanurira uzaza yicaye kuri iyo ntebe uwo ari we. Matayo ibice 25:31-32 ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be, ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'umwungeri, nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ya ntebe rero n'izaba yicayeho, noneho tubonye uzaza yicayeho iyo ariho. Ya ntebe y'ubwami n'uzaza yicayeho, ngo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Ntabwo azagaruka ameze nk'umuntu wa wundi babambye, azagaruka noneho ari Imana. Igitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice 4:1 ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Kurema, guca urubanza no kuza yicaye mu ntebe y'ubwiza, ibyo byose tuzi ko ari Imana izabikora, kandi nawe aje abikora. Ni bya bindi nyine navuze ngo ibyo Yesu akora bikorwa n'Imana gusa. Nibwo nshaka kurebera ko Yesu ari Imana koko. Yesu Kristo nawe yitwa Imana ikomeye, akitwa Data wa twese. Umuhanuzi Yesaya yabyanditse mu gitabo cya Yesaya ibice 9:5 ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba mu bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesu rero yitwa Imana Data, ndetse akitwa umwami w'amahoro, ndetse akitwa Imana ikomeye, Data wa twese. Yesu yahozeho kuva na kera, ni Alpha na Omega, ni intangiriro akaba n'iherezo. Yabanjije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Yesaya ibice 48:12-13 ngo nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatizo rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwarambuye, niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Iyo ni Imana ya Aburahamu, Isaac na Yakobo. Niyo yaremye ijuru, ibamba ijuru, irangije ishyiraho urufatizo rw'isi. Reka noneho turebe iyo Mana iyo ari mu mirongo ikurikiraho. Mu gitabo cya Yesaya ibice 44:6 Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka nyiringabo, umucunguzi we, aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, nta yindi Mana ibaho itari jyewe. Imana noneho irabyeruye, iratubwiye ngo nta yindi Mana ibaho uretse yo. Noneho turebe iyo Mana iyo ariho. Ibyahishuwe igice cya mbere 8 ngo ndi Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Ibyahishuwe igice cya mbere 14-18 ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Urumva noneho uwo ari we? Uwari warapfuye none akaba yarazutse, wa wundi waje kudupfira akaba yarazutse. Asubiyemo amagambo, amazina yitwa Imana ngo ndi uwa mbere, nkaba n'uw'iherezo, nkaba Alpha, nkaba na Omega.
bijyanye na wa mutwe w'inkuru twatangiriye ngo mbese ngo ibintu Yesu Kristo akora bikorwa n'Imana gusa. Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 8 ngo wandikiye marayika w'itorero ry'i Sumuruna uti uwa mbere ari we w'imperuka, uwari yarapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, arongeye Yesu uwa mbere n'uw'imperuka. Mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 17 ngo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Tuzi ko Imana ari ibeshejeho ibintu byose, ariko Yesu arimo arafata bwa bubasha nyine ko ari ubeshaho ibintu byose, ngo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Yesu Kristo niwe uzicisha Satani umwuka uva mu kanwa ke. Byanditswe muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 23 kugeza ku 25 ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushira, abanyabyaha bamajije gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaze, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Abantu bazageza aho bananira Imana burundu, kuko urabona ko ngo byaranatangiye. Abantu basigaye bakora ibyo bashaka, basigaye bavuga ngo nta Mana ibaho. Basigaye mu bihugu bikize byo byateye imbere, insengero baranazifunze, batangiye kuzihinduramo ibindi bintu, ibyaha bitangiye kugwira isi. Urabona ko ubwicanyi buri hose, intambara ziri hose, bizageza aho ngaho neza neza abantu banga Imana burundu. Ibyaha rero nibimara kugwira, nibwo umwami w'umunyamwaga, umwe umenya ibitamenyekana, uzi amabanga ahishwe, azahita ajya ku ngoma rero. Uwo rero niwe uzarimbura abenshi biraye, babandi bashaka kumenya Imana ariko nanone bagasubira inyuma, batayizi neza, cyangwa se bayimenye bakisubirira mu byabo. Abo rero azabarimbagura, kandi azarimbura n'abakomeye. Kandi none azashyokerwa ashaka no kurwanya umwami w'abami ari we Kristo, ngo ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Reka none turebe ukuntu azavunagurika ntawe umukozeho. Mu gitabo cya 2 cy'Abatesaloniki ibice 2 umurongo wa 8 ngo nibwo wa mugoma azahishurwa, uw'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Azashyokerwa cyane kubera ko azaba yarigarurira ibintu byose, ashaka nanone no kurwanya Yesu naza aje kwima ingoma ye. Uwo rero azamwicisha kuboneka kwe, nahinguka gusa undi azahita arangira. Imana yita Yesu Kristo Imana, n'intumwa nazo zimwita Imana, kuko intumwa zanagije kumenya uwo ari we, kuko yarazibwiye, yabanye nazo, arazigisha bihagije. Zo rero zahise zimenya uwo ari we. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 8 ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Tito ibice 2 umurongo wa 13 ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Intumwa ze zarangije kumenya ko ari Imana ikomeye n'umukiza. Petero 2 igice cya 1 umurongo wa 1 ngo Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi gihwanye no kwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza. Abaroma ibice 9 umurongo wa 5 ngo nibo bakomotse kuri ba sogokuru, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka. Amen. Yesu Kristo kandi ni umwami w'abami, akaba n'umutware utwara abatware. Muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15 ngo witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako. Niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ari we mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ibyahishuwe ibice 19 umurongo wa 16 ngo kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditseho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Aha ni Yesu Kristo bavugaga. Yesu Kristo rero niwe usubiza amasengesho yacu iyo turi gusenga mu izina rye.
niwe wabidutegetse ko tuba dusenga mu izina rye azajya dusubiza. Hano rero muri uyu murongo tugiye gusoma hari ibintu nshaka ko muhita mubonamo. Yohani ibice 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 14, ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ninde uzabikora? Ni Yesu uzabikora. Tuzasenga dusaba mu izina rye dusaba data, noneho Yesu abikore. Ubwo urumva uwo ari we? Warangije kumenya uwo ari we? Niwe uzabikora, ariko aragira ngo umwana we yubahirizwe muri se, kandi niwe uzabikora. Nukuvuga ngo niyo Mana izabikora nyine nidusenga azasubiza amasengesho yacu. Ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Dusenga dusaba data, noneho Yesu agasubiza. Nyine wa mutwe w'inkuru twatangiriye ngo ibyo Yesu Kristo akora bikorwa n'Imana gusa. Imana ubwayo yaravuze ngo ntawe isangiye nawe icyubahiro, nta n'uwizagiho. Imana ntawe basangiye icyubahiro, ariko we na se n'umwe, kandi basangiye icyo cyubahiro nyine. Yesaya ibice 42 umurongo wa 8, ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Imana nyine hano iratsembye, nta wundi ushobora guha icyubahiro cyayo. Zaburi ibice 83 umurongo wa 19, kugira ngo bamenye yuko uwitwa Uwiteka ko ari wowe wenyine usumba byose utegeka isi yose. Yohana ibice 5 umurongo wa 22 kugeza kwa 23, ngo kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana we ngo abe ari uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Kandi Imana yavuze ko nta muntu n'umwe isangiye nawe icyubahiro, none byose yarabifashe ibiha Yesu ngo abe ari we ubikora, ari uca urubanza, kugira ngo uwubaha Yesu abe yubashye n'Imana. Urumva bya bintu nyine Imana Yesu akora kandi bikorwa n'Imana gusa. Ni gute twubaha Imana? Twubaha Imana tuyisenga, turayisenga tukayiramya. Kandi hano aravuze ngo kugira ngo abantu bubahe umwana nk'uko bubaha se. Niyo mpamvu abakristo rero bamusenga, bagasenga mu izina rye, kuko niwe wabidutegetse. Yohani ibice 17 umurongo wa 5, ngo nanone data imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Bya bindi nyine twavuze ngo ibintu Yesu akora bikorwa n'Imana gusa. Imana yavuze ko nta cyubahiro isangiye n'uwo ari we wese, kandi ngo unyubahishe cya cyubahiro twahoranye mbere isi itararemwa. Uretse no kuba Bibiliya yabivuze no kuba intumwa ze zabivuze, noneho tugiye kureba naho Imana ubwayo ivuga ko Yesu ari we waremye isi n'ijuru. Mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 10, ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere niwe washyizeho urufatizo rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe, niwe waremye. Uyu murongo twari twigeze kuwubona, ariko urabona ko nyine Imana ibisubiyemo iravuga ngo mu ntangiriro niwe waremye ibintu byose, niwe washyizeho urufatizo rw'isi, ngo kandi n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Urumva rero Imana nta muntu isangira nawe icyubahiro. Imana ni imwe, ntawe isangira nawe icyubahiro, kandi tumaze kubona ko Yesu akora iby'Imana ikora yonyine. Yesu abera hose icyarimwe kandi ntahinduka. Uko yahozeho niko azahoraho, ni nako yahozeho nyine. Yeremiya ibice 23 umurongo wa 23 kugeza ku 24, Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi, mbese iri mu isi ikabera no mu ijuru icyarimwe? Iyo ni Imana ibivuga, uwo ni Uwiteka Imana ubivuga. Malaki ibice 3 umurongo wa 6, ngo kuko njyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 8, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Matayo ibice 28 umurongo wa 18 kugeza kwa 20, ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati
nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Azahorana natwe iteka ryose, abera hose icyarimwe. Dore rero impamvu abantu bashidikanya Yesu cyane uwo ari we. Yigisha mu migani. Muri Matayo ibice 13 umurongo wa 34 kugeza ku 35, ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, nzabumbura akanwa kanjye nca imigani, nzavuga amagambo yihishe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ayo magambo rero yavuzwe n'umuhanuzi yanditse muri Zaburi ibice 78 umurongo wa 2, ngo ndabumbura akanwa mbacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera. Reka rero noneho turebere hamwe ibyo tumajije gusoma muri Bibiliya bijyanye na wa mutwe w'inkuru yacu ngo ibyo Yesu Kristo akora bikorwa n'Imana yonyine gusa. Dukurikiye ibyo tumaze gusoma haruguru, Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu kugira ngo idupfire dukize ibyaha byacu. Kuko murabona ko ari Imana yaremye ijuru n'isi, kandi ivuga ko nta wundi bari kumwe, ntawe izaha icyubahiro cyayo. Ni ishusho y'Imana itaboneka, niko Bibiliya ivuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, kuko kuzuka kose k'Imana kwari muri we. Imana yerekanwe ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Yesu Kristo ntabwo ari undi utandukanye n'Imana cyangwa se ufatanyije n'Imana nk'uko bamwe bakunze kubivuga, ahubwo niwe Imana ishobora byose, yaremye byose, ikiza abantu ndetse izagaruka gucira abantu urubanza, kandi izategeka isi. Ni umwami w'abami, umutware utwara abatware, ni Imana imwe ishobora byose, intangiriro ikaba n'iherezo. Yaretse kuba Imana, yisiga ubusa, yemera kuba umuntu ndetse umugaragu w'imbata, araganduka kugira ngo dupfire urupfu rwo ku musaraba, kugira ngo Imana ikuze izina rye, kugira ngo kandi amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibiri mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ibi byose rero Imana yadukoreye, yabikoze kugira ngo ibyanditswe kuri we byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bisohore, ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yeruzalemu. Nshuti yanjye rero, niyo mpamvu ukwiriye kumusanga akagukiza ibyaha n'urupfu. Niyo waremye, niwe ukiza. Iyo ikintu nawe urebe mu bintu byawe waremye byose, cyangwa ibintu byose ufiteho ububasha, ubuzima bwabyo buba buri mu ntoki zawe. Iyo ushatse urakijugunya cyangwa ukagita. Natwe rero turi mu ntoki ze, musanga gukiza ibyaha. Amavi yose azamupfukamira, n'abariya bamupinga bose bazamupfukamira. Wanga kumupfukamira ubu, n'ubundi azamupfukamira ku munsi w'imperuka, kandi ntacyo bizaba bikimumariye, kuko azaba yatsinzwe urubanza. Azacirwaho iteka nka rimwe Satani azacirwaho we n'abamarayika be. Nizere ko rero mutazongera gushidikanya ku gakiza Yesu Kristo yatuzaniye. Yesu Kristo niwe ukiza ibyaha byacu, niwe shusho y'Imana itaboneka iri mu ijuru, ya Mana ihishwe ibiremwa byose, izahishurwa ikaza guca imanza abazima n'abazaba barapfuye, ikaza igategeka isi. Yesu Kristo ni irya shusho ye. Shalom shalom.